kubera iki bitera ni iki ngiki nuko ngewe nirebaho nzi ko ndi mwiza abandi ni babi kandi buriya nuko adashaka kubimenya hari abandi bantu yabangamiye ahubwo amenye ngo mbega uriya ankoreye iki ariko nubwo agikoze gutya niko wari kubitekereza kucyo bitekereje gutya mbega ubu nta kintu kindi nakora ngo tugire aho duhurira icyo wakora kirahari ngo mugire ahantu muhurira kuko we abikoze ari gutekereza gutya kandi yumvaga ariko kuri kwe hanyuma kuko ariko kuri kwe wowe ukuri kwawe kurumva atari ko yagakwiye kubikora kandi mutekereza bitandukanye ahubwo mwumve cyangwa utera intambwe yo gushaka kumwumva muzagira ahantu muhurira kuko ntabwo twavuga ko abantu bafite urukundo batari barahari ndetse cyane ndetse nabo wita ngo barakubangamiye urukundo nabo bararufite ko bifuza nabo rubahe nawe nibagira bagashaka kumenya icyakunezeza nabo bakakigukorera ahubwo tuzasanga abantu twese twabaye beza ikibazo kizingiye ko tubona ibintu mu buryo butandukanye wabikora nkabona ni uyu muntu arambangamiye kandi we yabikoze azi ko ariko kuri abona ari nako bikwiye kugenda rero icyo dusabwa no guhindura. Urakoze cyane. Ibyo ndahita mbihuza nuko hari urusengero mperutse guteraniramo umuvugabutumwa umwe araza aratwigisha adusomera ahantu muri Bibiliya ntari kwibuka neza ariko adusigira ijambo ryitwa dekapoli. Uwo muvugabutumwa yitwa Serubyogo Andrea ndamusuhuje aho ari. Ni umuvugabutumwa ugira ijambo ryiza cyane. Yaratubwiye ngo mbere yuko tujya kubwiriza, mbere yuko tujya kuririmba, mbere yuko dusohoka mu ngo zacu, tubanze dutunganye dekapoli. Dekapoli ni ijambo yaravanye muri Bibiliya aho hantu ntari kwibuka neza. Aravuga ati mubanze mutunganye dekapoli yacu. Dekapoli y'iwacu ni iyihe? Ni munzi wacu, wa muntu mubana. Dekapoli ni ba bantu bo mu rugo, dekapoli ni ba bantu mukorana, dekapoli ni hahandi uca mu nzira. Nk'umukristo ukwiye kugenda wera imbuto nzima. Yego. Ibyo bizahereza na wa muntu wo hanze kumukurura kwinjira aho ukwiye kuba mu nzu y'Imana. Rero mu buryo bwo kubana amahoro, ndumva buri wese ngendeye ku byo numvise wagiye utubwira, ndumva buri wese yagakwiye kureba dekapoli ye, yagakwiye kureba dekapoli ye, akabanza agatunganya yo mu mutima, cyane ko batubwira ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka. Tukabanza tugatunganya dekapoli yo mu mitima, iyabo mu rugo tubana, abaturanyi, abo mu gipangu aho ngaho, ku misozi dutuyeho, bizadufasha no kugera handi tugiye kubwiriza koko tukabwiriza ibintu bifatika. Rero turabashimiye, tugera ku musozo. Ni nk'iyi nama watanga kugira ngo dusoze? Urangirije ku bintu by'abantu baba mu nsengero. Ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 5:23. Navuga nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke uture ituro ryawe. Bivuze iki? Ko ukwiye kujya imbere y'Imana nta muntu mufitanye ikibazo. Bizava he? Muri kwa kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kandi birashoboka. Ariko usanga muri korali tutavuga rumwe kandi tukaririmbana. Ngo perezida nshyize inyuma, ngo dirija nyimye mikoro, bikaba ikibazo. Abantu dupfubuza. Ariko nanone nigaruye kuwo byasitaje ntago biba ari ubusa. No kuvuga ugomba kumwumva mugakuraho urwo rubanza tugakomeza kugira ngo ituro ryacu ryemerwe. Ni byiza rero usibye no mu nsengero biruhura no hanze dukwiye kubana neza. Biruhura abantu. Umuntu akabaho atarushye, umuntu akabaho ataremerewe, umuntu akabaho adafite ibimuvuna, umuntu akabaho adafite ibyo yikanga, ugasanga
umuntu tuvuge niba mfite manager wanjye nkagira ubwoba bwo kujya muri ofisi kubera iki ibyo dupfa mu baturanyi nkagira ubwoba bwo kujya ibintu nk'ibyo umuntu abaho nta mudendezi afite iyo hatariho amahoro iyo atabanye n'abantu bose amahoro rero nabagira inama iya mbere ni iyihe kumenya ko nubwo wita abandi babi nawe utari mwiza icya kabiri kumva abandi bantu kuko ibyo batekereza n'ibyo utekereza biratandukanye inama ya gatatu shaka uko uriya muntu mufite ibitekerezo bitandukanye mugira aho muhuriza maze urebe ko amahoro atazaza erega buriya n'umuntu yifitemo ubushobozi bwo kwishakira amahoro kwiremera isi y'amahoro idaturutse mu bisimba idaturutse ahandi hantu abantu muri kumwe mukabana amahoro birashoboka numva ariyo nama nabagira murakoze cyane yego urakoze nawe nuko dusoje turagushimiye dukunda gusoza tuvuga ngo kuri N and you the winners nitwongera kugutumira hano ni nko mu rugo uzatwemerera ukaza tukaganirira abanyarwanda ndetse n'abadukurikira murakoze cyane bantu mudukurikiye namwe impanuro mwazumvise niba hari aho wumvise nyine ukumva hari aho bikugonga gerageza uhindure ariko kandi niba nanone hari aho wumvise ukumva hari uko bimeze neza gomeza utere intambwe rwose N and you the winners turabakunda ni nk'ibisanzwe kuri kamera ya Frodor Nkuyubwatsi ciao ciao.